bonane uzababere buhire mu byishimo. Yes, ni Rwanda Riyo Estate. So guys, uyu mwaka rero turi kurangiza cyangwa se uwo tugiye kujyamo ni ukuri mbazaniye inzu nziza. Birashoboka ko wayigura uyu mwaka utararangira ukarangizanya umwaka n'intego wari warihaye, uvuga ati uyu mwaka ndashaka ko uzarangira mfite inzu yanjye, cyangwa se ugatangirana n'umwaka mushya y'inzu ari iyawe. Ni miliyoni 300 gusa, ibyumba 5, dushe 5. Ni ukuri iyi nzu ni nziza. Abantu tugiye gutemberana iyi nzu ntimuze kukuraho iyi video itari yarangira, uko ushobora gukura ukagira akantu misinga kandi ariko kari akadanje. Gusa buri details muri bubone muri iyi nzu ni nziza pe, ndayibatuye. So ni Rwanda Riyo Estate. Mwadukorera subscribe kuri YouTube channel yacu, mugakora follow kuri Instagram ndetse na TikTok. Reka dutemberane iyi nzu nziza. Ikaze rero muri Rwanda Riyo Estate, twabazaniye inzu nziza, etaje nziza. Ahangaha muko muri kubibona ni parking yajyamo imodoka enye, kandi ahangaha tukaba dufite urubaraza rwiza. Muri kureba amabariko hejuru, ndagira ngo ntihaze kugira akantu kaza kubacika kuri iyi nzu n'aka na gatoya, kuko iyi nzu ni nziza, ifite imyihariko igiye itandukanye. Ntihagire akantu n'aka na kamwe kaza kubacika. Izi nzu rero ni inzu ebyiri, ariko harimo umwanya, ntabwo ari kwa kundi inzu usanga buri wese ari kumva undi n'undi yumva undi. Oya, ni inzu ebyiri, ariko hano tugiye kubereka inzu imwe kubera ko zubatse kimwe, ibikoresho byose ni bimwe, buri kintu cyose kiri ku yindi n'indi kiyiriho. Mureke dutemberane rero, ushobora kuba wayigura ari imwe cyangwa ukaba wanazigura ari ebyiri, why not? Muze dutemberane, ariko biraza no kubafasha kubereka n'iyindi yo hirya uko imeze, kandi zose ziri ku isoko kuri miliyoni 300 gusa. Aha rero ni imbere ya salon nk'uko muri kubireba, murabibona naho hari ibirahure byiza. Ifite balkon kuri salon, ni ahantu hasa neza, inzugi zigezweho nziza cyane, zinjiza urumuri ruri naturel mu nzu. Uri kubibona nta myanda yindi yinjiyemo, cyangwa se ukaba wanafunga. Iki ni ikirahure, aka kandi ni akamustikeri, muri kubyibonera. Muze muri salo yacu. Iyo ngeze mu nzu nziza rero, ari inzu nziza pe, nemeye bitanumva mvuyeho nk'ibintu, hari ibintu bimvuyeho numva nduhutse, numva ukavuga ati iyi nzu rwose iramutse ari iyawe, ni hahantu utaha ukavuga ati iwanjye ni ahantu heza ho kuruhukira. Iyi ni salo rero, uko muri kubibona, aha ni ahantu ho kuba washyira televiziyo. Muri kubibona design ihari, igikuta cyiza kinini. Ikindi muri kureba kuri bino bikuta, iki gikuta kindi naho ni ya amarange meza cyane agezweho. Plafo bamba bareba habereke plafo nziza, amatara meza. Oh my god, salo nini, kandi hari na salamanje rero nayo nziza nini, muri kuyireba. Iyi nzu ahubwo miliyoni 300 ni makeya. Tubongeze cyangwa tugumishe kuri 300. Murebe ahantu bakarabira, murebe namwe uru rukarabiro, murebe iyi miruwari. Muri kubibona ahangaha ushobora kuba wacana hakazaho naho urumuri rwo kugira ngo unirebe neza mu gihe waba umaze gukaraba. Ahangaha ni hahantu ushira isabune, cyangwa se ukaba washyira udutishu two kwihanaguza. Ahangaha rero ni mu gikoni. Kundi igikoni nkanjye, iyi nzu rwose ntihaze kugira umuntu umisinga n'akantu n'aka na gatoya, buri ka details. Ndashaka tureba ni video, tutemberane iyi nzu neza, tuyirangize kuva ku isegonda rya mbere kugera turangije. Uko muri kubireba rero, babanyerekere hano kwanza. Muri kureba aha ni mu gikoni twinjiye.
Iki gikoni rero ni igikoni cyiza kinini cy'umweru nkuko muri kubibona. Ahangaha ni ahantu ushobora gutera udutebe. Murabizi ibikoni byiza bigezweho, gatera udutebe mukiyicarira mukarya mukanywa, cyangwa se mu gihe waba utetse, uramutse utetse hano ukaba wateretse akaglase kawe ka wine cyangwa se ka fanta, uri kubireba aha hejuru. Aha hejuru naho gushyira amacupa y'amawine y'amarikeri se, iyi nzu sinzi nimba ukuntu ndi kuyibona ko namwe muri kuyibona. Muri kureba kandi ifite utubati twiza tugezweho, muri kubibona no imbere hose harasa gutya, muri kubyibonera. Iyi nzu kandi ifite ibyumba byinshi pe, byinshi. Amatara mwayabonye ari mu kino gikoni. Gikoni ni kinini, muze murebe hano ho gushyira firigo. Hano ho gushyira firigo. So nimureke rero dutemberane turebe ibigize ibyumba muri iyi nzu. Rero ko dutangira kubereka ibyumba, urabona hano hari design nziza cyane y'amabuye ndetse n'udutara, ndetse hariya n'igikuta gisize amabara ya gold, muri kubyibonera. Mureke rero dutemberane n'ibyumba biri hasi mbere ko tuza kuzamuka ku maesikariye. Ahangaha hari icyumba cya mbere. Ukinjira muri iki cyumba uhita ubona dushe nziza cyane ifite imiryango myiza igezweho, ikagira kandi ahantu ho gukarabira intoki, toilette nziza, ikagira ikindi cyumba kinini nacyo muri kubyibonera cyiza, plafond ni gypsum, garde-robe. Look at this. Si ibyo gusa, hari na bariko. Iki cyumba cyo hasi gifite bariko nkuko twagiye tubibereka. Inzugi zifite ikirahure kikagira n'akantu k'akamustikeri. Twagiye kandi mu cyumba cya kabiri, iki nacyo kiri hasi, ubutari wazamuka hejuru. Ukinjira naho uhita ugwa muri dushe nziza igezweho ifite shower nziza cyane. Hakagira kandi iki cyumba muri kubyibonera nacyo ni kinini, kikagira bariko. Mwabonye urugi muvura boro muri kubireba, gifite bariko, muri kubyibonera namwe. Iki cyumba rero ni icya kabiri mu byumba bitanu. Tugiye kurebana ibindi byumba bitatu biri hejuru. Tutari twazamuka rero hejuru ku maesikariye, hano hari dushe ishobora gukoreshwa n'abashyitsi, kuko biriya byumba tuberetse buri cyumba gifite dushe yacyo, buri cyumba na dushe yacyo, icyumba na dushe yacyo. Iyi dushe rero yo ni iy'abashyitsi, nta nihuriye na biriya byumba. Reka tuzamukane rero izi esikariye. Nkuko muri kubibona rero turi kuzamuka maesikariye, murabona ibikuta byose, murabona amadizayini ariho, muri kugenda muyabona. Ntabwo ari kwa kundi uzamuka maesikariye ugende uri kubowa, no. Iyi nzu rwose ifite amadizayini atandukanye. Mbere ko twinjira rero mu byumba, muri kureba amatara meza, esikariye nziza bazibereke hasi ukuntu zisa, hariho amakaro meza. Tujye mu byumba. Muri kubibona rero tumaze kuzamuka esikariye. Ahangaha rero tugeze, hari akantu twe twibagiwe. Iyi nzu ifite amasaro abiri. Ugeze hejuru uhita ugwa muri salo ya kabiri. Muri kubibona ni salo nini yisanzuye, ahantu hasa neza. Buri hantu hari amapurize, wateramo intebe uko ubishaka, wateramo televiziyo yo hejuru. Iyi salo ishobora kuba iy'ababyeyi, y'abantu bakuru. Hasi hakaba salo y'abana n'ibyumba bikaba iby'abana, cyangwa se mugahurira kuri salo iri ikaba iy'abashyitsi. Tugiye kubatembereza rero mu byumba, tuhere kuri iki. Nkuko muri kubibona rero iyi salo mumaze kuyireba, ni salo nini kandi nziza nini cyane, ifite idirishya ku buryo ureba ahantu hose. Ahangaha rero hari icyumba kimwe aricyo cya master bedroom, hariya hakaba ibindi byumba bibiri nabyo tugiye kujya kubitembera, ariko reka duhere muri iki cyumba cya master bedroom.
wow. Ukinjira rero ubona icyumba kinini pe. Ni cya cyumba ushyiramo igitanda, ugashyiramo intebe, ugashyiramo ameza, ugashyiramo iki, ugashyiramo amatapi. Umva iki cyumba ni kinini nk'uko muri kubireba. Ikindi gifite kandi balcon, muri kubyibonera balcon, ukareba view y'iyi nzu. Muri kureba kandi akadesign kandi kari ahangaha. Ikindi nabereka igira hino gato, iyi nzu iri hano hirya ni parking ya twini yayo nababwiye, muri kubyibonera. So iyi rero balcon ni ya master bedroom, ikagira n'ikindi gice ahangaha naho ushobora kwiyicarira mu gihe waba udashaka kwicara ureba mu muhanda. Hano ushobora kwicarira kuri iyi kote, kuri iyi side. Bona naho hari akadesign keza kandi ugafata view ahantu. Ni ukuri ngende kubabwira mpagaze hano hejuru hari kugera akayaga keza pe. Ni ukuri sinzi nimba no muri mikro yenda hari ukuntu umuyaga uhuhamo bikumvikana, ariko murabona ko iyi nzu ni inzu nziza, ifite ibikoresho byiza, ifite design nziza, noneho ikirenze ifite ibyumba binini. Urabona egumara, umva nawe urabona hano hejuru ntabwo ari bya bikuta ngo bisa umweru gusanga ibiki, no, hajya hariho rwose tu design. Muze rero tujye gutembera n'ibindi byumba, ariko tukiri aho tugiye kwereka dushe y'iyi master bedroom. Tuvuye mu cyumba rero, iyi ni dushe ya master bedroom. Muri kureba iyi dushe kandi ifite umwihariko utandukanye n'andi mazu mwagiye mubona. Iyi dushe ifitemo jacuzzi baby. Abantu rero mukunda ubuzima bwiza, apana handi uvuga ngo ugiye muri jacuzzi kuko wagiye muri hoteli, hoya. Ahangaha jacuzzi ni ukuba uyifitiye iwawe. Dushe nziza igezweho, muri kureba aho bakarabira, uburyo amabuye yaho ameza, ari amabuye meza asa neza. Ahangaha rero kandi ni muri dressing room, muri kubyibonera. Ahangaha ni dressing room cyangwa se mu rwambariro. Ntabwo ari ngombwa ngo aho uryama ubu unaryamye hari n'amagarderobe, hari n'ibiki. Hari ifite naho idirishya ryiza ureba muri parikingi, ureba mu muhanda, ureba ibintu byose. Ngiye rero kubatembereza ibindi byumba bibiri. Tumaze kureba ibyumba bitatu. Iyi master bedroom igizwe na dushe nini irimo jacuzzi, ikagira na dressing room. Tujya kureba ibindi byumba bibiri. Ya salo yacu yo hejuru ya kabiri ihuriweho n'ibyumba bitatu. Tumaze kureba master bedroom. Iki cyumba nacyo rero ni kinini, wagira nacyo ni master bedroom, ni kinini pe. Gifite rero garderobe nacyo, muri kubireba, muri kubyibonera. Kikagira kandi balcon, muri kubibona nacyo gifite balcon yacyo. Kikagira dushe nziza nacyo, oh my god, dushe nziza nini igezweho, inzugi nziza. Tujye gutemberana turebe ikindi cyumba cya gatanu kuri iyi nzu. Ahangaha rero ni mu cyumba cya gatanu kuri iyi nzu. Uko muri kubireba nacyo ni icyumba kinini, gifite kandi garderobe. Kikaba ari icyumba nacyo cyiza hose. Iyi nzu ikozwe na gypsum plafond hose, ikagira kandi na dushe nziza nayo igezweho. Iyi nzu tugendane neza. Iyi nzu nimba hari akantu n'aka na gato waba wabuze utarebye, ni ukuri it's your own risk, kuko iyi nzu ku mafaranga miliyoni 300 gusa ukatwara inzu y'ibyumba bitanu, inzu none ibyumba binini. Rwanda Real Estate ni ukuri umva muzayishinze ikindi kintu. Naho amazu meza, amazu manini ari ku giciro gito, ari ahantu heza. Inzerereye i Kanombe. Ni ukuri wowe kora subscribe kuri YouTube channel yacu, ibindi azaba ari wowe ntago azaba ari twe.